Kubyara. Igikorwa cyo kubyara ni kimwe mu bintu bituma ababyeyi bubahwa hano ku isi, ku buryo hari n'abadatinya kubyita gufatanya n'Imana umurimo wo kurera kuko biba bitoroshye. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe ibimenyetso by'uko wegereje kubyara. Ku mugore wegereje igihe cyo kubyara ategekwa na muganga kuba maso kandi akagana ivuriro mu gihe yumva ibimenyetso ko yenda kubyara. Ibimenyetso bitatu by'ingenzi by'uko wegereje kubyara. Icya mbere ni ukugira ibise. Ibise ni ukuribwa mu nda no mu mugongo wo hasi, bikaza mu bika cyangwa ibyiciro biza bigenda nka nyuma y'iminota mike bikagaruka, kandi ibi birababaza cyane. Ibimenyetso bitatu by'uko wegereje kubyara. Icya kabiri ni ukugira uturaso. Iyo wegereje kubyara ubona uturaso turenduka. Iyo dusohotse mu bwambure tumeze nk'ikimwira gitukura, bigaragaza ko kubyara biri hafi. Ibimenyetso bitatu by'ingenzi by'uko wegereje kubyara. Icya gatatu ni ukumena isuha. Usibye mu bihe bidasanzwe, ubundi kujya kumva amazi aba arimo umwana aramenetse ni kimwe mu bimenyetso cya nyuma ko wegereje kubyara. Mu gihe wumvishe kimwe muri ibi bimenyetso bitatu, ugomba kugana kwa muganga wihuse bakagufasha mu buryo bwo kubyara. Reka dukomeze ikiganiro ku buryo bwo kubyara neza. Kubyara neza ni igihe umwana aciye mu myanya myibarukiro yose agahinguka mu bwambure bw'umugore akavuka. Iyo umuntu ari bubyare neza, akigera kwa muganga baramusuzuma bakamenya igihe asigaje ngo abyare. Icyo gihe muganga kandi aba agomba kumukurikiranira hafi akareba niba uwo mubyeyi afite ibise bihagije. Iyo inkondo y'umura yafungutse neza, umugore aba agomba gusunika yikanira kugira ngo umwana aze. Iyo umwana yaje, ntabwo igikorwa cyo kubyara kiba kirangiye. Umugore amuba hafi maze bakamubyaza ingobyi, ariyo benshi bita iya nyuma. Iyo ibi birangiye, abaganga bakomeza kumukurikiranira hafi kugira ngo bamenye neza ko nta kibazo gifitanye isano no kubyara yagira. Reka dukomeze ikiganiro ku buryo bwo kubyara ubazwe. Kubyara ubazwe ni uburyo butari ubwa gakondo bukoreshwa iyo hari impamvu ituma utabyara neza. Ibi bishobora gukorwa mu buryo wateguye, kabone n'ubwo ibise byaba bitaratangira kuza. Iyo umubyeyi akimara kwisuzumisha, nibwo abibwirwa ko bazamubaga. Kuva ubwo hakabaho uburyo bwihariye bwo kumukurikirana bakamuha igihe cyo kubagwa. Bashobora kandi no kubikora byihutirwa umugore akigera kwa muganga kubera impamvu zitandukanye, kugira ngo harengerwe ubuzima bw'umubyeyi cyangwa umwana atwite, cyangwa bombi bari mu kaga. Uko bikorwa, bafata utwuma twabigenewe bagakata ku nda y'umugore ahagana hasi ku buryo bafungura byose mpaka bageze kuri nyababyeyi. Icyo gihe barakata bagakuramo umwana n'iya nyuma, noneho bakamudoda. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo bigenda nyuma yo kubyara. Umugore yitabwaho akiri mu bitaro ndetse na nyuma yo gutaha mu rugo agakomeza kwitabwaho. Impamvu ikomeye umubyeyi aba agomba gukomeza kwitabwaho nyuma yo kubyara ni uko hari amatembabuzi asanzwe yitwa ibisanza akomeza kuva muri nyababyeyi aca mu bwambure bw'umubyeyi. Icyo gihe umubyeyi akomeza kuba ari ku kiriri, bikaba byamara hafi ukwezi kuko bishobora kumurinda cyane indwara yo kuva nyuma yo kubyara kuko ihitana benshi. Ikindi kandi hitonderwa hakanirindwa izindi ndwara zitandukanye za nyuma yo kubyara, by'umwihariko bitari ukwita ku mubyeyi gusa, ahubwo hakanitabwa ku mwana ngo nawe akure neza.
Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.